I export my products. That's why we have got endless discussion with Kenya and then this one. This one stopped. Intambara ngo yabiri gututumba hagati y'igihugu cy'Ubugande n'igihugu cya Kenya mu ijambo Perezida Yoweri Kaguta Museveni yivugiye misi ishize ubwo yavugaga ko ashobora gutera igihugu cya Kenya bitewe n'impamvu zitandukanye, ariko cyane cyane akagenda agaruka kuba ngo bakora ku nyanja, nyamara Ubugande bwo bukaba budakora ku nyanja y'Ubuhinde. Ariko rero ibyo ngibyo bikaba ngo bitakabaye urwitwazo kugira ngo igihugu cya Kenya gikoresha iyo nyanja cyonyine, kandi ngo ari inyanja ngo yose ari iy'Abagande. Ibyo rero kandi byagarutsweho n'umuhungu we. Urabizi ko uyu nguyu ubundi ari we uyoboye ingabo, cyangwa se we ari we ukuriye ingabo zose za Uganda. Nawe rero yikojeje ku rukuta rwe rwa X, hanyuma arashimura amagambo akomeye agira ati njyewe ntegereje iriva ku mukuru w'igihugu, avuga papa wenyine, ubundi tugashyira mu bikorwa, dore ko njyewe kuva hano mu Bugande ngera i Mombasa byantwara amasaha 8 yonyine, nkaba namaze gufata iriya nyanja y'Ubuhinde, hanyuma nkigarura inyanja yose, icyambu cya Mombasa kikaba icy'Ubugande. Abanyakenya nabo rero barakakene bikoza ku mbuga nkoranyambaga bagiye bakomeye, nyuma kandi komenti zo ni nyinshi, ndaje tugenda tubigarukaho. Mbabwire ko kandi muri Uvira ubu ngubu bamwe mu bayobozi bayoboye Uvira ngo baba batangije imyigaragambyo, bavuga ko ngo bamaze igihe batabona umushahara. Ni mu gihe Perezida wa Kongo nawe amaze iminsi yivugira yuko ngo agiye gutanga amafaranga menshi kuri Kivu zombi, yaba iy'amajyepfo n'iy'amajyaruguru, hanyuma ngo akahubaka inyubako zigiye zikomeye. Bamwe mu bayobozi rero bakaba bavuze yuko hashize igihe kinini badahembwa. Bamwe bati tumaze igihe tutishyura amazu, abandi bati rwose ibyo kurya ni ikibazo. Bakaba rero ngo batangije imyigaragambyo. AFC M23 nayo ikaba ikomeje ibikorwa byinshi byo gufata ngo uduce tugiye dutandukanye, nyuma yuko ngo baguze intwaro zihanura amadrone. Bagejejeho inkuru ivuga ku buryo bamaze iminsi bahanura amadrone ya Kongo, hanyuma aba FDLR ngo 7 nabo bakaba boherejwe i Kinshasa mu rwego rwo kwihugura ziriya drone nyine ziriya ndege zitagira abapilote. Hanyuma rero ngo bakaba boherejwe mu gihe mu byasinywe i Washington DC mu gahenge k'umutekano w'u Rwanda na Kongo harimo gusenya FDLR, nyamara FDLR bakaba bagomba guhabwa imyitozo ikomeye n'igisirikare cya Kongo FARDC. Hanyuma rero reka ngaruke mu masegonda makeya, tugaruke cyane cyane ariko twibande ku inkuru ya Perezida Museveni, cyangwa se y'uburyo Perezida Yoweri Kaguta Museveni yavuze ko agiye gutera igihugu cya Kenya, kandi ngo bitazatwara igihe kinini mu gihe batazumvikana ku bijyanye n'iyi nyanja y'Ubuhinde iherereye i Mombasa. Reka ngaruke mu masegonda make, hanyuma tuve n'imuzingo izi nkuru zose. Icyo nkwisabira, nimba ukunze ibyo dukora ukande subscribe, hanyuma ufungure n'inzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Wewe wakoze subscribe uri umuntu w'umugabo uri w'agaciro cyane, mpora mbigushimira. Njye mbona nanjye nitwa Mpinga John Peter Sefuga, kuba ngaruke tuve n'imuzingo zino. Mu minsi mike ishize ubwo Perezida wa Uganda yikozaga kuri televiziyo na radiyo, ubwo yari ari kubwira isi yose, kuko ntabwo ari ikiganiro cyabaye ngo ari kubwira abaturage, agira ati Museveni yavuze ko kuba Uganda ari igihugu kitagira inyanja ari ikibazo gikomeye ku rwego rw'igihugu, ku rwego rw'ubukungu ndetse n'umutekano. Avuga ko biba ubuswa iyo ibihugu bifite inyanja bishaka kuyigumishaho gusa ntibigabane n'abandi. Yifashishije kandi urugero rw'amazu block flat, cyangwa se twita ama etage, agira ati ese wowe uri hejuru y'inyubako, cyangwa se utuye kuri etage hejuru, hanyuma ibiri hasi biba bisobanuye ko nta ruhare ubifiteho. Ati Uganda kandi ni iri hejuru n'ubundi iyo nyubako cyangwa se iyo flat. Rero
ntabwo bagakwiye kuba bavuga yuko ngo ibiri munsi atari ibyacu, ati Uganda iri hejuru muri iyo nyubako cyangwa se kuri flat, ariko abandi bavuga ko compound iherereye ku gice cy'inyubako cyo hasi. Ibyo abibona nk'ikintu kidasobanutse, yongeyeho kandi ko inyanja ye ya India cyangwa se India Ocean n'ubundi riherereye ku ruhande rwe runini, bivuze ko uruhande rwe runini ari rwo ruri kw'iyo nyanja n'ubundi y'Abahinde. Avuga ko mu gihe kizaza hashobora kuzaba amakimbirane cyangwa intambara kubera kunyuranya ku bijyanye no kugabana uburenganzira ku nyanja. Yerekanye ko kandi ishyirahamwe rya Afurika nka East African Community rishobora kuba igisubizo cyo guhuza ibi bihugu kugira ngo bibonekemo amajyambere n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari n'ubundi. Rero yari Perezida Yoweri Kaguta. Mu ncamake rero ijambo Perezida Yoweri Kaguta Museveni, perezida w'igihugu cya Uganda, yavugiye n'ubundi kuri televiziyo y'igihugu na radiyo y'igihugu, asa nkaho abwira amahanga cyangwa se ateguza muri make intambara hagati y'igihugu cye n'ubundi n'igihugu cya Kenya. Hanyuma rero reka ariko nigarukire cyane cyane ku ijambo nk'uwe, uyu nguyu akaba ari nawe ukuriye ingabo z'igihugu cya Uganda, General Kainerugaba, yahise yikoza ku rukuta rwe rwa X, asa nkaho yishongora ku banyakenya ko n'ubundi yigeze kubikora mu minsi ishize cyangwa se mu bihe byatambutse. Hanyuma rero yagiye ku rukuta rwa X arandika ati ntegereje njyewe ijambo riva ku mukuru w'igihugu cyangwa se riva kuri papa wanjye, hanyuma ubundi njyewe murabizi ko ntatinzamo nkahita nikozayo nkafata ako karwa bidatwaye amasaha 8. Yavugaga yuko gufata icyambu cya Mombasa cyangwa se inyanja y'Ubuhinde iherereye Mombasa, bivuze ko kuba yava i Kampala agera i Mombasa kuyifata bitamutwara amasaha 8 gusa, kuba yamaze kwigarurira igihugu cya Kenya cyose akanafata n'inyanja nyine y'Abahinde. Hanyuma rero abanyakenya nabo bakaba bikojeje ku mbuga nkoranyambaga bamusubiza basa nkaho bamunyega inkuru zisa nkaho zisekeje, bavuga bati ariko ubanze uyu mugabo ari umukomediye, atese ubundi ubura iki ngo uze ufate iyo Mombasa? Hanyuma abandi basubiza Museveni bavuga batese nibyo koko wenda inyanja y'Ubuhinde iherereye ku gihugu cya Kenya, ese bivuze ko natwe Victoria ko muyifiteho igice kinini, natwe tukaba dufiteho 6%, bivuze ngo natwe tuzaze dufate Victoria, tubabwire ko natwe tuyishaka kuyikoresha nk'uko namwe mwifuza gukoresha icyambu cyangwa se inyanja y'Ubuhinde. Abandi bati ariko ubanza bano bantu banywa ibiyobyabwenge bavuga urumogi, ati se ubundi ubwo bihuriye he no kuba waza gufata igihugu? Bati uyu mugabo ni ikigoryi kuko ibyo avuga n'ibyo akora ntaho bihuriye. Abanyakenya ni comment nyinshi zagiye zandikwa cyane cyane kuri urwo rukuta rwe rwa X, ariko nanone ndagira nkubwire ko itegeko ubundi ryemerera yego n'ibyo ibihugu bidakora ku nyanja kuba byabasha gukorana n'ibihugu bikora ku nyanja, ariko nanone bikaba ku mubano cyangwa se ku bushake bw'ibyo bihugu bibiri ari byombi. Ni ukuvuga ngo kuba hari ubufatanye bakabaye bafatanya nk'igihugu cya Uganda na Kenya, byakaba biva ku mikoranire yabo, atari ukuvuga ngo ni imbaraga cyangwa se ni igitutu nk'uko Museveni yabikoze. Si koko intambara iraza kuba, dore ko Museveni we yivugiye ku bwe ashobora gutangiza intambara, abenshi kandi bakavuga ko ari turufu yo kugira ngo abanya-Uganda bongere bamuhe amajwi bitewe n'uko ngo abavugira. Ndaje mu kanya tugaruke muri Kongo, ariko sinagenda ntakubwiye yuko imyigaragambyo ikomeje cyane cyane muri Uvira, ngo imyigaragambyo imeze nabi bitewe n'uko ngo abayobozi baho bamaze igihe nta gashahara ntaki, yewe ngo n'ibyo kurya ari ikibazo. Hanyuma muri Goma naho rero umutekano ukomeje kugenda neza, abaturage ngo bameze neza, ko M23 yakomeje gufata ngo n'utundi duce tugiye dutandukanye. Reka ngaruke mu masegonda make ntujye kure